urugamba rw'abene gihugu ushatse wararama sibyo yego neza pe ukararama kuko abene gihugu bafite ukuntu bacanga ikarita bakayicangura kikakurenga none si M23 tuvuga tutarade kuri sekope cyangwa tumuvaho yabanya sekretariat 18 muri Kinshasa ubu se nibakurura idosiye aho bari bageze bakayikurubana uzaga kuvuga ngo iki M23 tuvuga ntibasuranaga noze ndayishimiye none se bisimwe ntiyagiyeho kabiri ko yarabyivugiye yavuze yabanje avuga imwe yavuze imwe kabiri yavuze avuga gatatu cyangwa kane gatanu bisimubona agenda avuga imibare bitewe n'igihari ibyo baganiriye turabizi ntituzi ibintu M23 aganiriye na Tshisekedi mu mezi 18 bamaze iyo document umuntu wari wayigwaho nawe niyo yabivuze bose barabitinya kubivuga ari yatake ari Tshisekedi yagiriye ibanga M23 kuri iyo ngingo yanibwira abantu ushaka kuvuga muri Kongo fata gataburete kawe ugenda ugatere hakurya y'umupaka muri ukurikirana ibya Kongo nushaka kubitwara nk'ubitwara muri Uganda Rwanda Kongo Burundi Kenya Tanzania bizakugora uzana byumva izi nyeshyamba na leta baraziranye niyo mpamvu reze zisubiye zikaba mu gikura zikaba ngo turagiye ibaze gusubirwa gatatu M23 yavuze ko yavuye muri mupira kanga bwa mbere yavuze ngo turagiye waje mbwite naho yagiye tugenda kwicana kuri mikoro bwa kabiri ikora parade urumva y'abasirikare bikora ibitwaro no gusohoka mu rubiro yego ibona ntibihagije bwa gatatu nayo ivuga ngo ivuye mu Burundi na buriya wasanga izavuga uti nanone tuzongera tuve mu bwa gatandatu nanone nzikirimo se baracyahari oya na afa byihorera urumva no kuvuga ngo rero abakongomani baraziranye urumva yakutumbaze mu Ventura yibabeshya ubu najya kwidegembya wawundi nakubwiye se wawundi nakubwiye Mutayomba bigeze kuvuga ngo ko wicaye umwa byeri wicaye kuri generali wagiye wicara ukarambye akiruka ate surira ati ture mu Ventura ate nawe uri kwirukira ate kukurebera bwa turakureba ati dure kandi ngabaranyarutsa arabahunze ajya kumwe mu kandi kuko noneho ni burundu ate nawe wirukiye turi kukureba sinonyesha babaziranye nk'ako ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Nasi yakutuba yirukangiye muri baraka barimo kurwana n'abarundi bapfa ibigori n'umuceri n'amaguduru y'amavuta y'ingabo z'Urundi azibasahura. Yakutumba yavuye mu Uvira gute? Yakutumba yikanze ngo bongeye kugaruka. Yakutumba no mukamirifu arusha bamwe mu bajenali bafite kujijuka nabo Burundi. Kabishwa barasha. Urumva? We yacanze karita aravuga ati zinyeshyamba zivuga ziti mbuzi twavuye ejo ziro naho twavuye noneho byanyabyo ubundi zikoye ziro ubu no tubona gusohoka kandi zisohotsemo kabiri Yakutumba aravuga ati zizanyica tu zizaniga neza reka nisubiye barake wacu we ngoma zito ngo babarero kansa aravuga ati ntago na Jean Jacques Purusi ntago ari barake mu 28 hori bugenzura utamugenzura urumva no kuvuga ngo rero abakongomani baraziranye urumva yakutumbaze mu Ventura aravuga yibabeshya ubu najya kwidegembya mashati nkuko amakuru aturuka ahantu atandukanye bivuga leta na Colonel Willy Mihigo uzwi ku izina rya Seko cyose Secoper yafashwe n'urwego rwa gisirikare rushinzwe kurinda umukuru w'igihugu Maison Militaire aho yari ari mu site de l'Union Africaine Kinshasa. Uyu musirikare ari mu kiruhuko cy'akazi ku cyicaro gikuru cy'ingabo za FARDC azwi kandi nk'umuvandimwe w'umutorero Rankunda wahoze ayobora RCD SNDP avugwaho kandi kuba ari hafi ya Patrick Sasa Nzita Rusara yego. Amakuru akomeza avuga ko yaba yaravuye muri gereza ya gisirikare ya Prison Militaire de Dondoro aho yari afungiwe azira kwinjira mu mutwe wa M23 nyuma y'ifatwa rya Goma. Yabaye kandi umuyobozi bw'iperereza rya gisirikare ex Demiap
ndetse anavuga ko ari hafi ya Lieutenant Colonel Justin Bahati cyangwa se Justin Bahati umaze gufungwa kuva ku ya 15 Gashyantare 2025. Ati kugeza ubu nta tangazo rya leta riratangazwa risobanura impamvu nyakuri ry'ifatwa ry'uyu mugabo. Yego. Yego. Uyu mugabo rero ubu bikaba bigaragaza ko ngo yari muri FARDC ariko n'ubundi ngo akaba yarangazira M23. Ibi byo turaza kubyita iki? Ndetse nabonye bamwe bati ariko se ndabajya muri FARDC ati kumara iki ko bazi ko ibihembo ari ibi. Nyine ubwo nanjye dukuruhande rwabo bakabiri. None umutasi wabaye muri ku ruhande rwa kabiri. Uri colonel. Nta musirikare navuga ko yabura uburyo yevakiwa ahantu hari akaga. Uri umukoloneli. Ase ko warwanya intambara zose buri kimwe cyose. Noneho ubwo tuvuze ko atabuze uburyo namba yikura amaboko ya Tshisekedi. Yego. Byanashoboka nabyo. Mbitekereza ko atabubuze iyo gushakisha. Turata twibaza ku kintu we hagumye. Ibyo birebe biri mu nyungu za seko. Sibyo? Byo gukora ayo mahitamo. Iyo wemeye amahitamo rero wemera no kwirengera ibi arimo. Ntago ari seko pero waba ufunze wenyine muri site aho iyo site niyo presidence ikoreramo ibyo biro bya Tshisekedi niba bigira amabuzo simbizi mbona nabakoze kubivugaho aho ngaho. Noneho reka turenge no kuvuga ngo ni muri muna wa General Nkunda. Tuvuge ko ari umusirikare cyangwa se yanyuze mu gisirikare nk'abandi. Kuri radio umuntu yazanye ngingo namubaza nese ubundi kuvuga ngo yari maneko gabe mu ndimo yatu bintu bindeba. Yashobora gukora mu nyagikoni waho n'ikikuye mu gisirikare bagiye departement nyinshi. Yego. Ariko ibyo wavuga byose yari maneko Demiapo ni muri Demiapo igisirikare cya Kongo. Kuba umuntu yaba colonel ukogera kebyo ikibanza ari colonel. Ntago ikibanza ari ngo yari maneko ngo ari. Yego. Colonel ku ipeti rye yakoreye ntajyo yihaye se umuzarendo. Icyo nese waba colonel nta segment y'ubutasugira mu mutwe. Kasaba ari colonel bwo kuki. Bivuze ngo rero impamvu ushaka kubitwara muri ubu buryo ntabwo abantu Tshisekedi yafunze bose bafite ikirumuna urumva. Yego. Ntabwo bafite abarumuna nako mpamvu z'iryo jambo reka tubyihore nako ntaza kugira timeninda ntaza mu buzima abafunze bose ntabwo ari barumuna bankunda. Ntabwo Frank Tumba ari barumuna nkunda bamasunzu bose amasunzu n'abandi bose urumva. Noneho nta nubwo navuga ko sekopere yari akagara nka nkunda nka masunzu. Noneho ngo Tshisekedi yifungiye n'utugara tumuko twisize insenda asigutara zisize mu byumwe cyangwa ubundi. Kuko ntabwo tuzi sekopere nk'umuntu urwanya ino revolution cyangwa se nk'umuntu ndavuga mu mitekerereze isanzwe ntabwo yakoresheje ngo tubibone. Kuko urumva Tshisekedi ashobora no kuvuga ati kuko tufite muri umuntu nkunda ibyo mwigira ni ibiki kuko avuga abamasunzu mu kibazo cy'abanyamurenge. Yego. Hano ndashaka koroshya ibintu. Uko undi musirikare wese Tshisekedi yamukanda kuko yakanda na sekopere afite abajenerali afunze barenga 40. Yego. Urugiye muri Lieutenant Colonel ubu ngubu ntabwo turi bumenye. Turi kumwe? Yego. So rero nkavuga ngo yafungwa nk'undi musirikare cyangwa undi wabaye umusirikare. Yabazwa nk'undi wese wabaye umusirikare cyangwa umusirikare. Yarengana nk'undi wese w'umusirikare n'iki n'iki. Kimwe no kwarenganurwa nk'undi musirikare wese warenganurwa. Byenda gusa nk'ibitagize amakuru. Ikigize amakuru ahubwo mu rugamba rwo muri Republika Demokarasi ya Kongo muri politike ya Kongo. Ni iki cyo gukomeza kwibaza nk'ubona igisubizo yego cy'impamvu ki umwe ari muri side irwanira freedom. Undi ari muri side iyirwanya kandi bavindiga. No muri M23 izo cases zirimo nyinshi. Bafite abofisiye benshi umwe uri muri leta urumva umuri muri M23 ngira ngo General Kabundagira umuvandimwe wundi nawo muri M23 nawo mu ofisiye mukuru. Uriya mu General ugeze kuza kurasa M23 ku side ya guverinoma muri Kanyabayonga. Wari wamanukanye n'ingabo ze zose. General Kabundagira warwanya intambara zo muri Kanyabayonga M23 ijya kuhafata. Afite umusirikare muri M23 muri FARDC. Bafite umuvandimwe ngira ngo sinzi ngo ninde muri M23. Nawe ari mu bari kumwe. Nyine ni benshi n'ingero watanganyije z'umuzaho mu ofisiye mukuru wari muri leta. Undi ari mu M23 undi ari ahangaha andi ari muri ibyo birahari cyane hari muri cya gisirikare. Amazina wenda ntaze kunyiso bataza kugira umuntu nibeshyaho. Kimwe nuko babasunzu bagira imiryango muri ibihugu byacu kandi ibegereye urumva iri poshe cyane.
rero ahangaha ubu muri iki gihe ikintu numva nshyizeho imbaraga iyo tugeze ku kese nk'izi ngizi yego ni kimwe nkunze kugarukaho urugamba rw'abenegihugu ushatse wararama sibyo yego neza pe ukararama kuko abenegihugu bafite kumuca ikarita bakayicangura kikakurenga none si iyo Ventura tuvuga tutarajya kuri Sekope cyangwa tumuvaho yabanye sekeda amezi 18 muri Kinshasa ubu se niba kuri dosiye aho bari bageze bakayikurubana uzajya kuvuga ngo iki iyo Ventura tuvuga ntibasuranaga noze ndayishimiye none se bisimwe ntiyagiyeho kabiri yarabyivugiye yavuze yabanje avuga imwe yavuze imwe yavuze avuga gatatu cyangwa kane gatanu bisimubona agenda avuga imibare bitewe n'igihari ibyo baganiriye turabizi ntituzi ibyo Ventura aganiriye na Tshisekedi mu mezi 18 bamaze iyo document umuntu wari wayigwaho nawe niyo yabivuze bose barabitinya kubivuga ari leta ari Tshisekedi yagiriye ibanga mu Ventura kuri iyo ngingo aranabihakana avuga ko atabizi ngo byari mu ministre wa interieur ari mu Ventura ntiratubwira document ngo twaganira kuri ngo tugeze ahanga bavuga bimwe ngo byo kumukorera uburizi kugira gute ko ntago turango twemera ibyo mu Ventura nka wari mu misara mbere none se niba bisubukura tuzavuga ngo iki Sandri ubona badashobora gukema Ventura na Tshisekedi bumvikanye cyane bahereye aho bari bageze hano impamvu ndimo gusirikira muri ibi byose no kuvuga ngo ntabwo rimwe na rimwe by'iso kwibasira kugira topic wena nk'umuntu runaka n'urugero kesi urasanga nta n'umutarayibayemo Sekopere ikinshasa Wiringoma ikinshasa mu ikipe mu Ventura yagandaga na Tshisekedi ubwo se no abaye Sekopere gusa cyangwa babaye bombi kuba wahava rero n'utahava umve niyo comment nashaka kuvuga ko abantu barimo kubivuga yego biri mu burenganzira bwa buri wese kuguma Kinshasa cyakuza mu side y'inyeshyamba cyangwa kutagira siding ubwo igihugu ni icyabo buriya abantu bakwiye kugabanya adrenaline umuntu ya siding kuri Tshisekedi biri mu burenganzira nese se umukongomani gusidinga kuri perezida w'igihugu cyawe se biteye ikibazo gute umuntu yaza kunyeshyamba kubera akarenganya wa Tshisekedi abarenganya nta n'uburenganzira bwe ubwo ikizabahuza nabo bazahurira tu muri puenda pui mu biganiro cyangwa kwisasu no kwibombe hakagira ujya kuva kera nuko none no gusubiza n'icyo tutarumbajije uyu mujenerali ufite ikipe bita Karabo niba ndera generali Tango 4 Habisi Kumba ni inspector Nyirango General w'igisirikare cya Demokarasi ya Kongo aba inspector general b'ibisirikare abari mu top 5 y'abasirikare yigeze kwibara zone ya mbere ya gisirikare iriya ciko kitangwa sigayo ya Kinshasa no mu nkiko zayo Habisi Kumba no mukiri ari mu general bakize cyane muri Afrika kabisa bafite amafaranga ahagije so uzi ko yigeze guhimbunda CNDP kandi iri mu Rwanda Kabila ibintu muri Kongo sha inama y'abakongomani nyanibwira abantu ushaka kuvuga muri Kongo fata agataburete kawe ugenda ugatere hakurya y'umupaka muri ukurikirana ibya Kongo nushaka kubitwara muri Uganda Rwanda Kongo Burundi Kenya Tanzania bizakugora uzana byuva izi nyeshyamba na leta baraziranye niyo mpamvu rero zisubinywa zikaba mu gikura zikaba ngo turagiye ibaze gusubirwa gatatu Ventura yavuze ko yavuye muri mupira kangahe bwa mbere yavuze ngo turagiye waje umbwira naho yagiye tugenda kwicana kuri mikoro bwa kabiri ikora parade urumva y'abasirikare bikora ibitwaro no gusohoka mu bubiri yego ibona ntibihagije bwa gatatu nayo ivuga ngo ivuye mu Burundi naburiya wasanga izavuga uti nanone tuzongera tuve mu bwa gatandatu nanone nzikirimo se baracyahari oya na afa byihoreye ugende kuri twa operation ujya wumva ugahita wibaza ngo none se abagaba byagenze bite ko babakwiriye na gatatu yavuyemo Unasi yakutuba yirukangiye muri Baraka barimo kurwana n'abarundi bapfa ibigori no muceri n'amaguduru y'amavuta y'ingabo z'Uburundi azibasahura yakutuba yavuye muri Uvira gute yakutumba yikanze ngo bongeye kugaruka yakutumba n'umukamirifu arusha bamwe mu bajenerali bari farigeze kujijuka nabo Burundi kabishwa barasha urumva we yacanze karita aravuga ati zinyeshyamba zivuga ziti muzi twavuye ejo ziro naho twavuye noneho byanyabyo ubundi zikwezi noneho ubuno turimo no gusohoka kandi zisohotsemo kabiri yakutumba aravuga ati zizanyica tu zizaniga neza reka nisubiye Barake wacu we na ngoma zito ngo babarirukansa aravuga ati ntago na Jacques Purusi ntabwo ari Barake mu Ventura itahori bugenzura utamugenzura urumva no kuvuga ngo rero abakongomani baraziranye urumva yakutumba ze mu Ventura aravuga ati yibabeshya ubu najya kwidegembya wa wundi nakubwiye se
wa wundi nakubwiye Mutayomba bigeze kuvuga ngo ko wicaye unywa byeri wicaye Turi kukureba. kuri generali wagiye wicara ukaramye akirukanka ate surira ati turi mu 23 ati nawe uri kwirukira ati kukurebera bwa turakureba ati dore kandi ngabaranyarutse arabahunze ajya kumwe mu kandi kuko noneho ni burundu ati nawe wirukiye turi kukureba sinonyesha babaziranya nk'abakongomani buriya bareke baganire cyangwa bakora ibyo bakora bazarangize n'intambara nta n'ikintu banapfa kinagaragara ngo ubwene gihugu ngo bushubika ubwene gihugu nta muntu busaba ubundi busaba umuntu w'umunyamahanga nta munyagihugu busaba ubwene gihugu kandi abufite ndo kuvuga ngo kamere na tireroma arabufite sibyo no nta n'umubatiza w'ubwene gihugu uvuga ngo warahiriye guha ubwene gihugu abaturage bawe kandi basangamo na Tshisekedi ntiyemerewe kuba ubwene gihugu kandi babuhuje kwijanisha ringana icyo ni ikibazo kweli Kongo sirakennye Kongo se ni nka cyakiraro cyuzuye amazi ngo abantu batakogera handi gukira gihugu kiruta uburayi ngira ngo Kongo ijya kungana na kimwe cya kabiri ngo ni nini pe bayibara nka MP continent urumva Kongo yabuze amazi bano bantu dore Kongo niba mwunyumva ndashaka kwigiringa cyangwa uzazana AI gisobanura ibintu kuko hari tuvuga batumva ariko iringara irarize ringara banya kubaho abategetsi ba Tshisekedi nange bayi mu 23 n'abandi byose muri mu ntambara zo muri Kongo mureke kutega amatwi abajya mu matwi mubashwanisha ngo nge ngo ni mu pro American ngo nge ngo East Africa iranyumva bamwe batwereka u Rwanda ukabihakana ntabwo ibyo ari ububingo buzava mu kuba mwicara hamwe mukavuga muti nta mubembe nta mufurero nta munyamunenge turabakongomani twese diversité yaba diversité culturelle yaba diversité diversities batandukaniyeho uko ni ku bihugu byubakwa buriya n'abashinwa mubona ntabwo bagira umuryango umwe cyangwa ubwoko bumwe abashinwa bagira abashinwa basukwa abandi bagasukundi abongora abandi yandi bintu nk'ibyo ngibyo abarusiya nuko nguko abongereza nuko ababirigi bo bazanye n'akandare muri aka karere umuwaro n'umufurama ntibanavugana sibyo ibyo ni ibisanzwe mu isi Amerika ifite amoko amagana ariko niyo super puissance ku isi ariko gibari inyuma gende pro Washington iranyumva ukaza uko mamashi wa prodesa ngo ibyo se umunyamerika ateze kuzahadira inyungu z'umuzahirwa ibyo ngibyo se abantu boro bakivuga byabo bijyanye mwakibagiwe mufite amabuye y'agaciro nta ruganda n'umwe yayungurura mufite petrole muri Virunga Park nta gucukura mufite inganda ibirombe nka Rubaya nta ruganda mugira rutunganya ko ruta muraho kwirata gusa n'icyo umuzari wambaye ipantaro yagejeje mu gatuza rero agira ngo yafashe umujyi wa Roma nta sasu rituritse ibyo ngibyo se ni ibiki ibyo ni ibiki ibyo gusa birahagije se ubona abasaperi mutsapa uratsapa zibiki tsapa ariko ubake n'igihugu tsapa ubake n'akari tsapa ubane na mugenzi wawe tsapa ugire gute kandi namushonje murashonza ni namujisho muri jutane urumva rero abakongomani icyo kiri muri Kongo batabanza kwiyumva ngo bakora introspection bireba mu maso bari bana mu maso ntabwo bazakemura ikibazo ibyo kwitwaza ngo ngembana n'umunyembaraga ngo ncuditse n'umunyengufu none ntacyo bitanga murimo gusenya igihugu cyanyu ngo ndayishimiye aranyumva hano hari umuzayirwa wavuze hari umukongomani wavuze ese niba byanditsera ese numve muri abahanga bo muri Kongo banzari n'abastari yarimo yiciraguraho ngo igihugu cyacu ngo nakina abandi bati ngo tujye no kubana iyo muraza kunyibutsa iyo nkuru umuntu wayanditse ntabwo ngo tujye no kubana n'ibihanganye ngo tubona abana ngo n'u Burundi iyo kuko irimo kuza imbere yanyu ngo igihugu cyacu ngo kitabaza ngo na Sudani ngitagira igisirikare ngitagira ngo na politiki ngo n'abasudani basigaye badutabara agahenda kari kamwisha ari marira urumva ariko Burundi ageze ku Burundi ageze kuri Sudani y'epfo aravuga ati wakwitabaza abagabo nyine icyo bagezeho n'inkorokoro ati ariko tugeze kure kabisa kandi yari afite ukuri nk'ukuntu nubwo ibyo bihugu ari ibihugu byigenga bifite nabyo biba bigeze ariko nyine rero bwatse gusi wo kuntabara kandi nawe acisha hasi agafasha n'ucisha hejuru ati ntacyo turiho ati wakwisunga abagabo cyangwa abagore bafatika agaragaza ko Burundi nta kajyamo nta kijyamo ariko sha barahanyanyaje marsha baranyanyaje ntako batagize inzara yabiciye muri baraka ubwo n'ije ryo hanyanyaza kwishwe neza n'umusirikare none se akora iki ko yagiye kurwana akora iki koko ndavuga systeme y'u Burundi simvuga umusirikare uri umusirikare afite uburenganzira bwo kujya no kuba yego ndavuga systeme ibohereza nibicishe inzara ngo ntabwo bakimuye igikoma kandi ngo barakemerewe
ngo na benye benye si kira ntuze amandazi irindazi babyitwira hamwe ngaguki gakomana yanje ngo babyita ntabwo ndanga ngo nsinda amagambo cyangwa deje. ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.